Uwiteka niwe gihome ndetse n'uburinzi bw'abamwiringira. Niwe ubakiza ibitero by'umwanzi, niwe ubarinda mu gihe cy'amakuba n'akaga, niwe ubakiza uburwayi kandi akabakura mu maboko y'ababarenganya. Muvandimwe, ntukibagirwe amagambo meza ari mu gitabo cya Yoweli ibice 3:5. Kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa, kuko i Siyoni n'i Yerusalemu hazaba haba batuwe nk'uko Uwiteka yabivuze, kandi mu basigaye baho hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Muvandimwe, Zaburi ya 91 ikubiyemo amasezerano y'uburinzi ku bana b'Imana. Iyi Zaburi ni iyawe wowe muvandimwe wizera Uwiteka. Iyi Zaburi ni iyawe wowe usenga Uwiteka ku manywa na nijoro budatuza. Iyi Zaburi ni iyawe wowe ufite ibikurwanya. Ni ubukene se? Ni uburwayi se? Ufite ibibazo mu muryango se? Ufite ibibazo mu kazi kawe se? Ikibazo cyose waba ufite muvandimwe, iyi Zaburi ni iyawe. Iyi Zaburi ni iyawe wowe wihebye. Iyi Zaburi ni iyawe wowe ushobewe. Iyi Zaburi ni iyawe wowe uri mu makuba. Iyi Zaburi ni iyawe wowe uhangayikishijwe n'iyi si yabaye mbi kurushaho. Ndakubwira nti Uwiteka ni umwizerwa kandi asubiza abamwizera mu gihe gikwiye. Icyo usabwa gusa ni ukumusenga ubudatuza. Data, mu izina rya Yesu turakwingiza ngo ubane natwe. Turakwingiza Imana y'urukundo ngo utugirire ibambi. Turakwingiza ngo ubwiza bwawe, turakwingiza ngo umwuka wawe abane natwe muri kano ka mwanya. Uwiteka, ngiye n'abankurikiye tuje turi mu isezerano. Ijambo ryawe rirambwira ngo aho ababiri bahuriye cyangwa aho bateraniye bavuga izina ryawe, uba uri kumwe nabo. Uwiteka, ubane natwe kuri kino gicaniro. Turatura mu izina rya Yesu ko umwami Yesu ari we mutambyi mukuru w'iki gicaniro. Mu izina rya Yesu uhabwe ikuzo. Uwiteka, twiringiriye mu ijambo ryawe riri muri Zaburi ya 91. Uwiteka, ijambo ryawe muri iyi Zaburi ku murongo wa mbere harambwira hati, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Uwiteka, turizera mu izina rya Yesu ko ijambo ryawe ari ukuri, kandi turizera ko twihishe mu rwihisho rwawe. Turizera mu izina rya Yesu ko tuzahama mu gicucu cyawe Uwiteka, tuzahama mu burinzi bwawe Uwiteka. Nta kibi uko cyaba gisa kose kizadukanga. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira. Uwiteka, niwe twiringiye. Uwiteka, niwe twizeye. Uwiteka, niwe gihome kidukingira. Uwiteka, niwe udukiza ibiturwanya. Uwiteka, niwe udukiza ibitugoye mu izina rya Yesu, kuko ari ugukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugega irimbura. Uwiteka, ndatura mu izina rya Yesu ko ijambo ryawe ari ukuri. Uwiteka, niwe udukiza ibidutera. Uwiteka, niwe udukiza uburwayi. Uwiteka, niwe udukiza ubukene. Uwiteka, niwe udukiza ibitugerageza. Uwiteka, niwe udukiza ibitero bya Satani. Haleluya. Uwiteka, niwe udukiza mugega irimbura. Uwiteka, niwe udukiza ibyorezo bitera. Uwiteka, niwe udukiza intambara zitera. Uwiteka, niwe udukiza akaga kagwiriye isi. Uwiteka, uhabwe icyubahiro. Ku murongo wa 4 harambwira hati, azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we ni ingabo n'icyuma bigukingira. Uwiteka, twihishe mu moya yawe. Uwiteka, twihishe mu mababa yawe. Uwiteka, turatura ko ibibi ntaho bizadukura, kuko twihishe mu burinzi bwawe. Ijambo ryawe rirambwira Uwiteka ngo uri inkingi y'igicu ku manywa y'ihangu ku bana bawe. Uwiteka, ndakwingiza ngo utubere inkingi y'igicu. Uwiteka, ndakwingiza ngo tubere uburinzi ku manywa y'ihangu. Uwiteka, ndakwingiza ngo uduhishe mu mababa yawe. Uwiteka, ndakwingiza ngo tubere inkingi y'umuriro mu ijoro. Uwiteka, ndakwingiza ngo umurava wawe utubere ingabo n'icyuma bidukingira. Umurava wawe uturwanirire. Umurava wawe uturinde ibitera bya nijoro. Uwiteka, mu izina rya Yesu twiringiriye mu bwiza bwawe. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa. Mu izina rya Yesu, ntago ibitero by'abarusi, ntago ibitero by'abapfumu, ntago ibitero by'inkozi z'ibibi bizadutinyisha. Ntago imyambi igenda ku manywa, ntago imyambi yariyo yose izadukanga. Twizeye mu bwiza bwawe Uwiteka, twiringiriye mu bwiza bwawe Uwiteka, twizeye mu burinzi bwawe Uwiteka, mu izina rya Yesu. Cyangwa mugega igendera mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Uwiteka, turatura ko yaba ibyorezo, yaba za mugiga, yaba ibiteye ubwoba bigenda ku manywa, ntago bizadukanga. Yaba ibigenda mu mwijima ntago bizadukanga. Yaba ibigenda mu ijoro ntago bizadukanga. Uwiteka, mu izina rya Yesu ndatura ko imbaraga z'umubi ntago zizadukanga. Ntago imbaraga z'abarozi zizadukanga. Ntago imbaraga z'abapfumu zizadukanga. Ntago imbaraga z'abaraguzi zizadukanga. Ntago imbaraga z'urupfu zizadukanga.
Uwiteka uri Imana yacu, Uwiteka uri uburinzi bwacu mu izina rya Yesu. Ntabwo ibidukanga bizadutera ubwoba, ntabwo ibikangisho by'umwanzi bizadutera ubwoba, ntabwo intambara z'umwanzi zizadutera ubwoba mu izina rya Yesu. Ntabwo imbaraga z'abanzi zizadutera ubwoba, ntabwo ibikorwa bya Ahabu na Yezebeli bizadutera ubwoba, ntabwo ibikorwa by'abayiliminati n'aba Freemasons bizadutera ubwoba, ntabwo ibikorwa by'aba Brotherhood bizadutera ubwoba, ntabwo ibikorwa by'abajezubiti bizadutera ubwoba mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntabwo ibikorwa by'abazayonisti bizadutera ubwoba, ntabwo ibikorwa by'abasenga ibigirwamana bo muri Aziya, yaba ababudiste yaba n'abahindu bizadutera ubwoba, ntabwo ibikorwa by'aba New Ages bizadutera ubwoba, ntabwo ibikorwa byo muri Eastern Region bizadutera ubwoba, ntabwo ibikorwa by'imyuka y'ikuzimu by'abapfumu by'abarozi bizadutera ubwoba, ntabwo ibicaniro by'umwanzi bizadutera ubwoba, ntabwo urukuranire, ntabwo uruhurirane, ntabwo akagambane k'abarozi kazadutera ubwoba, ntabwo ibicaniro byubatse hejuru y'inyanja bizadutera ubwoba, ntabwo marine spirits zizadutera ubwoba, ntabwo imyuka y'ikuzimu izadutera ubwoba, ntabwo imyuka yitegeye izuba izadutera ubwoba, ntabwo imyuka yitegeye ikirere izadutera ubwoba, ntabwo imyuka yitegeye izuba n'ukwezi n'inyenyeri izadutera ubwoba, ntabwo imyuka igendera mu miyaga izadutera ubwoba. Uwiteka twishe mu mababa yawe. Haleluya. Umurongo wa 7 urambwira uti abana 1000 bazagwa iruhande rwawe, abana inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uwiteka ndatura ko ijambo ryawe ari ukuri, ndatura mu izina rya Yesu, nubwo haba ari mu ntambara, nubwo haba ari mu kaga, abana 1000 bazagwa iruhande rwacu, abana 10,000 bazagwa iburyo bwacu, ariko ntibizatugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubona ibihembo by'abanyabyaha. Uwiteka ndatura ko abana bawe utazahabwa ibihembo bimwe nk'iby'abanyabyaha. Uwiteka ibihembo by'abanyabyaha ni urupfu, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko ibihembo by'abana bawe ni ubugingo buhoraho. Uwiteka twiringiriye mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu, kuko ari wowe ubuhungiro bwanjye. Uwiteka wagize isumba byose ubuturo. Haleluya. Uwiteka ni ubuhungiro bwacu, Uwiteka ni we burinzi bwacu mu izina rya Yesu, kuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Uwiteka ndatura ko nta cyago kizatuzaho, kandi mu izina rya Yesu nta cyago kizegera ihema ryacu mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka uhabwe icyubahiro, Uwiteka uhabwe ikuzo, kunesha n'ububasha n'ibyawe none n'iteka ryose, kuko azagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose, bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Data ndatura ko rero turamiza amaboko yawe, kandi ndatura ko abamarayika bawe baturamira amanywa na nijoro, kandi baturamiza amaboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Data ndakwinginze ngo ingabo zawe zo mu ijuru zirimbure imyuka yose y'ikuzimu yahagurukiye kuturwanya. Ingabo zawe zo mu ijuru zibera inzitizi imyuka yose y'ikuzimu yahagurukiye kuturwanya. Ingabo zo mu ijuru zirimbure imyuka yose yanduye mu izina rya Yesu. Ingabo zo mu ijuru zirimbure mu izina rya Yesu imyuka yose yanduye. Ingabo zo mu ijuru zirimbure mu izina rya Yesu imyuka yose itera ubumuga n'uburwayi. Ingabo zo mu ijuru zirimbure abadayimoni bose. Ingabo zo mu ijuru zirimbure imyuka mibi yose mu izina rya Yesu. Ingabo zo mu ijuru zirimbure imyuka yose iyobya, imyuka yose ishukana, imyuka yose y'ikuzimu itujyana kure y'ubwiza bw'Uwiteka. Ingabo zo mu ijuru abamarayika Uwiteka yadutegekeye barimbure iyo myuka mibi. Ingabo zo mu ijuru zirimbure imyuka yisanisha abo mu miryango yacu igambiriye kudutoteza no kutubabaza. Ingabo zo mu ijuru zirimbure mu izina rya Yesu imyuka y'ikuzimu idufata bugwate, imyuka y'ikuzimu ituyoboza igitugu, imyuka y'ikuzimu itubata. Ingabo zo mu ijuru zirimbure mu izina rya Yesu. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro ni cyawe mwami mwiza, icyubahiro ni cyawe mwami mu izina rya Yesu. Umurongo wa 13 harambwira ngo uzakanagira intare n'impoma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka. Uwiteka ndatura ko ijambo ryawe ari ukuri. Uwiteka ndatura ko waduhaye ubutware bwo gukanagira inzoka ndetse na scorpion. Ndatura ko nta mbaraga z'umwijima uko zaba zimeze kose zizadukanga, kuko tuzaribata intare n'impoma, tuzaribata umugunzu w'intare n'ikiyoka mu izina rya Yesu. Ndatura ko imbaraga za Satani, ndatura ko imbaraga z'abarozi n'abapfumu ntago zizadukanga mu izina rya Yesu, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Uwiteka ndatura ko ijambo ryawe ari ukuri. Uwiteka ndatura ko wadukunze akaramata,
n'ikimenyimenyi watanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo adupfire, kugira ngo abamwizera bose batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Uwiteka ndatura ko dukize hejuru. Uwiteka ndatura ko turi hejuru tutari hasi. Ndatura ko turi umutwe tutari umurizo mu izina rya Yesu. Haleluya. Ko twamenye izina ryawe Uwiteka n'icyo wadukirije, ko twamenye urukundo rwawe Uwiteka n'icyo wadukirije, ko twamenye ubwiza bw'umwami Yesu Kristo Uwiteka n'icyo wadukirije. Turatura ko turi abana bawe Uwiteka. Turatura ko mu izina rya Yesu uburinzi bwawe ari umugabane wacu. Turatura ko mu izina rya Yesu ubwiza bwawe ari umugabane wacu mu izina rya Yesu. Azanyamaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro. Uwiteka niwe twambaje muri uyu mwanya. Uwiteka niwe twambaje mubyeyi mwiza. Turakwinjiza ngo twitabe, turakwinjiza ngo twumve, wumve gutakamba kwacu. Uwiteka ndasengera umuntu wese ufite ibyago. Uwiteka ndasengera umuntu wese uri mu byago. Uwiteka ndasengera umuntu wese uri mu kaga. Uwiteka ndasengera umuntu wese uri mu buribwe. Yaba urwaye ndamusengera mu izina rya Yesu. Wowe unyumva, ndatura ko Uwiteka gutabaye mu izina rya Yesu. Abafite ibibazo mu rushako Uwiteka batabare. Abafite ibibazo mu miryango Uwiteka batabare. Abafite ibibazo mu kazi Uwiteka batabare. Abafite ibibazo by'ubukene, ibibazo by'ubushomeri, ibibazo by'akaga Uwiteka batabare mu izina rya Yesu. Abari mu bitaro Uwiteka turabakweretse ngo batabare. Abari mu mazu y'imbohe barengana Uwiteka batabare. Abari mu byago Uwiteka batabare mu izina rya Yesu. Haleluya. Uwiteka dukize, uduhe icyubahiro kivuye kuri wowe mwami mwiza. Uduhe kunesha kuvuye muri wowe. Igisuzuro Satani yadushyizeho ugidukureho mwami. Igisebo Satani yadushyizeho ukidukureho mu izina rya Yesu. Umugabane wacu we kunesha, umugabane wacu we gutabarwa mu izina rya Yesu. Nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Uwiteka duhaza uburame. Ijambo rya rirambwira muri Zaburi 118:17 ngo ntago nzapfa nzarama kugira ngo mvuge imirimo ikomeye y'Uwiteka Imana yanjye. Uwiteka ndatura ko waduhaje uburame. Uwiteka ndatura ko waduhaje gukomera. Uwiteka ndatura ko waduhaje gutabarwa. Ijambo rya rirambwira ngo Isiyoni hagomba kubaho gutabarwa kandi hagomba kubaho kwera. Kandi abo mu muryango wa Yakobo bagomba guhinduka umuriro, abo mu nzu ya Yosefu bagahinduka ibirimi by'umuriro. Kandi abo mu rugero rwa Esawu bagomba gukongoka bakarimbuka mu izina rya Yesu. Uwiteka uturindire mu mababa yawe. Uwiteka uturindire mu bwiza bwawe. Uwiteka udutabare mu izina rya Yesu. Uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Icyo ni icyaye mwami ngusabye nizeye kandi niringiye mu izina rya Yesu. Amen.